Jadofis TV Show. Hallelujah! 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 Yes! We serve a good God. Tell him we serve a good God. We serve a God that loves us. So I love when you guys praise God. Because that means you know the goodness of God. We can tell people about the goodness of God. But it's not the same thing as knowing God for yourself. Hallelujah. No, we need verse 6. So today, I want to talk to you about blocking your elevation. Sorry? The sermon is blocking your elevation. Amen? Amen. Because what usually happens when God is doing something good in your life, the enemy always tries to come and wants to stop what God is doing. But it's not possible. It is impossible for the devil to stop God and what he's doing in your life. Amen? Amen. So we're going to come from the book of Daniel, chapter 6, verses, let me see, 1 to... Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tujye gusoma muri Daniel igice cya 23 umurongo wa 23. Reka dusome mu izina rya Yesu. Daniel chapter 6 verse 23. Dusome mu izina rya Yesu. Imana yange yohereje marayika wayo. From 1 to 23. Yes. Tugiye gusoma muri Daniel igice cya 6 turahera ku murongo wa mbere dusome muri yose tugeze kuri 23. Niba mwahageze muvuge ngo amen. Amen. Because I want the children to know this story. Kuko ndagira ngo n'abana bari hano bamenye ino nkuru yo muri Bibiliya. Amen. 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 Niba twahageze muri Bibiliya zatuvuge ngo amen. 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 Niba utaza na Bibiliya vuga ngo amen. Aha, ndumva nawe harutayizanisha. Reka dusome mu izina rya Yesu. Daniel igice cya 6. Bukeye Dariyo ashaka kugabanya igihugu mo intara 120 ngo azigabire abatware b'intebe bakwire igihugu cyose 3, kandi abaha n'abatware bakuru 3. Umwe muri bo yari Daniel, kugira ngo abo batware b'intebe bagiye babashikiriza iby'umwami, ngo umwami adapfirwa ubusa. Murongo wa 4. Ariko Daniel aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, kuko umwuka mwiza cyane yari ari muri we, ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. 5. Abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniel mu by'ubutware, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. 6. Bukeye abo bagabo baravuga bati, nta mpamvu tubona kuri Daniel keretse nituyibona mu magambo y'amategeko y'Imana ye. Nuko abo batware, umurongo wa 7, nuko abo batware bakomeye n'ab'intebe bateranira ibwami babwira umwami bati, mwami Dariyo nyaguhoraho, abatware bakomeye
bo muri ubu bwami n'ab'intebe n'ibisonga byabo n'abajyanama n'abanyamategeko bose bigira inama yo gushyiraho itegeko ry'umwami n'iteka rikomeye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose cyangwa umuntu wese atari wowe asabye Nyagasani azajugunywe mu rwobo rw'intare. Umurongo wa 9 verse 9. Yes. Nuko none Nyagasani ahamya iryo tegeko ushireho ukuboko ku rwandiko rwaryo kugira ngo rye kuzakuka nk'uko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. 10. Nuko umwami Dariyo ashiraho ukuboko ku rwandiko rw'iryo tegeko, maze Daniyeli yumvishe ko urwandiko rwashizweho ukuboko ajya iwe, kandi amadirisha y'inzu ye yari akinguye yerekeye Yerusalemu. Akomeza kujya apfukamira 3 mu munsi asenga Imana ye akayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Umurongo wa 12. Bukeye babagabo baraterana baragenda basanga Daniyeli asenga Imana ye ayinginga. 13. Baraza baravuga imbere y'umwami ibya ryategeko rye bati, mbese harya Nyagasani ntiwashyizeho ukuboko ku rwandiko rw'iteka waciye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose cyangwa umuntu wese atari wowe asabye Nyagasani ngo azajugunywe mu rwobo rw'intare? Umwami aramusubiza ati, narabitegetse koko, nkurikije amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Igice cya 10 umurongo wa 14. Baramusubiza bati, ariko Daniyeli we wo mu banyagano b'Abayuda ntakwitayeho Nyagasani cyangwa iteka washyizeho ukuboko, ahubwo ajya asenga 3 mu munsi. Umurongo wa 15. Umwami yumvise iryo jambo arabarakarira cyane, ashyira umwete cyane kuri Daniyeli kugira ngo amukize burinda bwira. 16. Babagabo bongera guteranira ibwami babwira umwami bati, Nyagasani umenye ko ari itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ngo nta tegeko cyangwa iteka ryahamijwe n'umwami rivuguruzwa. Umurongo wa 17. Nuko umwami arategeka bajya kuzana Daniyeli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwira ati, Imana yawe ikora iteka iragukiza. Umurongo wa 18. Maze bazana igitare gikinga ku munwa w'urwobo, umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite n'icy'abatware be kugira ngo ibyo yategetse kuri Daniyeli bidahinduka. Umurongo wa 19. Nuko umwami asubira mu nzu ye akesha ijoro yiraje ubusa, ntibamuzanira ibyo kumucurangira, ntiyarusha agoheka. Umurongo wa 20. Bukeye umwami yibambura kare mu museso agenda yihutanya ku rwa rwobo rw'intare. 21. Ageze hafi y'urwo rwobo Daniyeli yari arimo, atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro abaza Daniyeli ati, yewe Daniyeli mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yaba yashbashije kugukiza intare? 22. Daniyeli asubiza umwami ati, Nyagasani uhoraho Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye kuko mbonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe Nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Amen. 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 Thank you. You're welcome. Praise God. Hallelujah. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. So you all have heard the story of mwabashe kumva iyo nkuru? Yego. Yego. And when this happened to Daniel, he was not a young man anymore. But there are things that we can learn from Daniel. Sorry? There are things we can learn from Daniel that we can use today. That when you're in the face of your adversaries, you have to trust God. When people are jealous of you, you have to trust God. Amen. Amen. And
Amen. 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 One thing Daniel had ikintu kimwe daniyeli yari afite was God. yari imana niyo yari asigaranye gusa. That was the thing he didn't give up for no one. icyo nicyo kintu yafashe yanga kukirekura. And here, I'm here to tell you rero ndi hano kugira ngo nkubwire that if you stick with God, niwe umatana n'imana, he will not fail you. ntabwo imana izatuma utsindwa. The Bible says bibiri iravuga ngo that he is faithful. imana yacu niyo kwizerwa. When we talk about faithful, God is not faithful in human terms. iyo turimo turavuga kwizerwa ntabwo tuvuga ngo imana kwizerwa kwayo ni nk'uko abantu. Even a husband can cheat or a wife can cheat. kuko n'umugabo mwashakanye ashobora kuguca inyuma cyangwa umugore akaguca inyuma. Even a child can go in their parents' pocket and take money. cyangwa se umwana wibyariye akaza akakwiba amafaranga nawe ntiyizere. Because we are all imperfect. kuko twese ntabwo turi abo kwizerwa. But we serve a perfect God. ariko dukorera imana yo kwizerwa. Amen? amen. The God we serve imana dukorera will not betray you. ntabwo izigera ikugambanira. He will always be on your side. izakomeza kuba mu ruhande rwawe. Even when you make mistakes, nubwo wakora amakosa he will work it for your good. izagerageza guhinduramo ibyiza. He wouldn't be God izakomeza kukubera imana and he could not fix things. kuko izagerageza kubikemura kugira ngo ugaruke mu nzira nzima. Amen? amen. He'll just be a man. wowe uri umuntu, But Jesus wasn't a man. kandi na yesu igihe yari ku isi yari umuntu. He was God in the flesh. yari imana yaje mu mubiri. And we know in the times of Daniel kandi noneho twabashe kumva ibihe bya daniyeli that Jesus Christ na yesu kristo showed himself nawe ubwo yarigaragaje for Meshach, Shadrach, and Abednego. mu gihe bari mu muriro meshake sadraka na abedinego. They were thrown in fire, bari mu muriro ugurumana but they would not burn. ariko ntabwo bigeze bashya. This is the God that I serve. iyo niyo mana dukorera. This is the God that you serve. iyo niyo mana nawe ukorera. That the fire will not burn you kuko iyo mana ntabwo itwikwa n'umuriro and the water will not drown you. kandi ntabwo ibasha kurohama mu mazi. Let me tell you something. mwumve ikintu kigiye kuba. We talk about Daniel. turimo turavuga kuri daniyeli. When we read the Bible, ariko igihe dusoma bibiliya we think these are perfect men. dutekereza ko daniyeli yari umuntu w'intungane cyane. Daniel was a foreigner, ariko daniyeli yari umunyagano, what we call an immigrant, kuko abo nibo twita bimukira muri iki gihe in another country. mu bindi bihugu. we atari mu gihugu cyawe ari mu kindi gihugu. In times of war, noneho mu bihe by'intambara his country lost. igihugu cye cyaratsinzwe. And they took all the young people, noneho bafata abasore bose bo mu gihugu and all their cyatsinzwe families, babakura mu miryango yabo, they captured them, barabafata barabasirika, and they made them slaves in Babylon. barangije babatwara i Babyloni babagira imbohe. It was not easy for Daniel. rero ntabwo byari byoroshye kuri daniyeli. But Daniel always remembered what was taught to him. ariko noneho daniyeli nubwo yari imbohe yibukaga ibyo bamubwiye kera atarajya i Babuloni. He heard the stories about a mighty God, yari yarigeze kumva inkuru y'imana ikomeye bari bakoreraga. and he trusted that mighty God. arangije yizera iyo mana ikomeye nubwo yari umunyagano. And that God that he served, kandi iyo mana yakoreraga, his name is Yahweh. iyo mana yitwa yawe. I am that I am, imana ivuga ngo ndi uwo ndi we, Alpha and Omega, kandi nkaba itangiro n'iherezo. beginning and the end, itangiro n'iherezo, alfa na omega. the healer, imana ikiza, the provider, imana igabura, mighty God, imana ikomeye, El Shaddai, imana El Shaddai, El Roi, Elo, the God who sees. imana ireba. That's the God he served. iyo niyo mana dukorera. That's the God we serve. iyo niyo mana dukorera. That's the God we preach about. iyo niyo mana twaje kubabwiriza. You know what God did for Daniel? uzi ibyo imana yakoreye daniyeli? In the Bible it said he gave him an excellent spirit. hano muri bibiliya yohereje marayika wayo. Tell your neighbor, bwira mugenzi wawe, God gave me an excellent spirit. imana yaduhaye umwuka w'ubutsinzi. bibwira mugenzi wawe. yes, thank you Jesus. You know why God gave you an excellent spirit? uzi icyo bita uwo mwuka w'ubutsinzi? Because even Daniel had 119 people kuko nubwo daniyeli yari afite abantu 119 competing for the top position.
Dariyo yamuhisemo ngo umuyobozi. Tell your neighbor, Bwira mugenzi wawe. I will be great in God. Zaba umuntu ukomeye mu Mana, bwira mugenzi wawe. Hallelujah. 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 I shall be great. Tuzaba abantu bakomeye. Amen. Amen. But I gotta tell you this. Ndaje nkubwire ibi ngibi. When you get the excellent spirit, Niwakira umwuka w'Imana w'ubutsinzi, you get the anointing, uzakira amavuta y'Imana, you get ordained, hanyuma uzamikwa n'Imana. you put in position as a pastor. Imana igushyire mu mwanya w'umushumba. There's gonna be jealous people. Abantu bazakugirira ishyari. Wow. There's gonna be people saying, why him? Hari abantu bazaba gukubera iki? Her. Oya. I deserve the blessing. Bavuga ngo twe twari dukwiriye umugisha. But they don't have an excellent spirit. Ariko ntabwo bazaba bafite umwuka w'ubutsinzi. You're not gonna tell your neighbor again, I have an excellent spirit. Bwira mugenzi wawe ufite umwuka w'ubutsinzi. You have to know that you're blessed. Ugomba kumenya kuri umunyamugisha. You have to know you're in the hand of God. Ugomba kumenya kuri mu biganza by'Imana. The Bible says Bibiri iravuga ngo that Jesus told his disciples Yesu yahamagaye abigishwa be, that you in my hand, arangije avuga ngo muri mu biganza byanje, and I'm going to put you in the Father's hand. kandi noneho ntabwo muzigera muva mu biganza And byanje, no one can snatch you away from kandi me. nta muntu uzabatandukanya nanjye, Because you have an excellent spirit. kuko mufite umwuka w'ubutsinzi. When people get jealous, Rero iyo abantu nibakugirira ishyari, they're jealous because you have an excellent spirit. ndaga mubwire ko iryo shyari ritazaba rifite umwuka w'ubutsinzi. When people hear you are a Christian, Rero I'm going to let them talk. When people find out you're a Christian, abantu nibabona ko uri umukristo, they always looking for you to do something wrong. bazatangira kuguciraho iteka ngo nubwo uri umukristo ukora ibintu bibi. Huh? Say it again. Reka mbisubiremo, abantu nibakubona uri umukristo bazatangira kukujora bakugosore kugira ngo bashake ibibi gusa. Hallelujah. Just because I make a mistake Ariko umenye ko nta muntu udakosa. doesn't mean I don't have an excellent spirit. Umva kuba wakosa cyangwa bakujora bakakubona amakosa ntibivuga ko udafite umwuka w'ubutsinzi w'Imana. And Yes, the spirit I have, umwuka dufite, I received it umwuka twakiriye because Jesus kubera Yesu died on the cross. igihe yapfaga ku musaraba, His blood ubuzima bwe has washed me clean. ayo maraso yaratwogeje. And, Yes. and in the Bible, he said Rero muri Bibiliya haravuga ngo that when I die, ngo igihe nzaba mvuye mu I'm going to mubiri go away. nkagenda, I'm going to send you the comforter. ngo niko Yesu avuga ngo igihe nzapfuye nkagenda nzabohereza umufasha, And his name is the Holy kandi Spirit. uwo mufasha nzabohereza ni Mwuka Wera, And the Holy Spirit is the excellent spirit. kandi noneho Mwuka Wera niwe mwuka w'ubutsinzi. Right. It's the Holy Spirit that you Mwuka have. Wera ufite muri wowe ni umwuka w'ubutsinzi, ugomba gutsinda. Amen. Amen. That's what makes you excellent. Ibyo nibyo bituma duhamera mu mwanya w'ubutsinzi, Because God has given you a piece of him. kuko Imana yaduhayeho umwuka w'ubutsinzi. He has put a deposit on you. Imana yaratwashije kutwishyurira, He put money down on you. yafashe ikiguzi cyangwa yafashe amafaranga And iratwishyurira, like anything you purchase, kugira ngo ikintu uzagura icyo ari cyo cyose when you come back, nugaruka you come back to pick it up and pay it in full. ugaruke ukishyure ugifate cyuzuye. And one day, Hanyuma igihe kimwe Jesus Christ is going to come back Yesu igihe kimwe azagaruka for each and every one of us. kuri buri muntu wese uri hano, With every one of us that has an excellent spirit. buri muntu wese uri hano ufite umwuka w'ubutsinzi. Amen? Amen. Look at this. Murebe muri ibi ngibi, All the governors abayobozi bose bo kwa Dariyo hated one man. bashize hamwe banga umugabo umwe, They made a plan. abarangije bakora umugambi, They went to the king
barangije barawuzuza baraweza neza. The king wrote a law Hanyuma barawandika, hanyuma umwami ashyiraho kashe. that if anyone prays, Baravuga ngo buri muntu wese uzigira himbaza we're going to throw you in the den of the lions. azajugunywa mu cyobo cy'intare. But Daniel, Ariko Daniyeli, since he was a child, kuko igihe yari akiri umwana, he prayed 3 times a day. icyo gihe yari yaratojwe gusenga 3 ku munsi. He was not going to let anything stop his relationship with Yari God. yarigishijwe ko nta kintu na kimwe kigomba guhagarika umubano we n'Imana. And as soon as those people that disliked him Ariko noneho nubwo bari abantu bamwangaga, saw him breaking the law, kubera ko bamwangira ko yangije iryo tegeko ry'umwami, they threw him in a den of lions. barangije bamushugunya mu rwobo rw'intare. And the king was sad. Kandi noneho umwami aravuga ngo, The Bible says the king was sad. Bibiliya banga umwami Daniel yaravuze ngo The king was manipulated. umwami yari yujujwemo iyo migambi mibisha. And sometimes in your life, Kandi rimwe na rimwe mu buzima bwawe bad things happen to you ibyo bintu bibaho by people you love igihe abantu ukunda because they were manipulated. bashobora guhindurwa n'amagambo y'abantu. Yego, right? Yego, But you know what? ariko uzi uko bigenda. The king saw his mistake. Umwami ubwe yakoze ikosa, And he says, aravuga ngo, Daniel, ati Daniyeli we, the God that you serve, Imana ukorera that I heard about, nayumvishe numva I ibyayo, believe in, he's going to save you in the lion's den. izera ko izagukiza urwobo rw'intare. And they put Daniel in the lion's den. Hanyuma amaze kuvuga ayo magambo bajugunya Daniyeli mu rwobo rw'intare. And they said they took the seal Arangije afata ikimenyetso cy'impeta ye, and they closed the tomb. arangije agikoza, And they left Daniel in the lion's den. arangije avuga ngo ikimenyetso nshize ku rwobo rw'intare ni ikimenyetso cyerekana ko ari njye ubyemeje. But Daniel had an excellent spirit. Ariko nubwo yagiye mu rwobo rw'intare yari afite umwuka w'ubutsinzi uturuka ku Mana. Tell your neighbor, I have an excellent spirit. Bwira mugenzi wawe ko ufite umwuka w'ubutsinzi uva ku Mana. And even when he was in that tomb Uvuga ngo nubwo bajugunya mu rwobo rw'intare, with those lions, harimo n'abasha kuba ndi kumwe n'izo ntare, they did not kill him. kandi izo ntare ntabwo zizanyica. Amen. Amen. Because God sent an angel. Kuko Imana yohereje marayika wayo. Jesus sent an angel. Yesu yohereje marayika wiwe. And sometimes we find ourselves in bad places. Kandi rimwe na rimwe natwe twisanga ahantu nk'aho hameze nko ku rwobo rw'intare, Locked in, nowhere to go. tudafite aho twerekera cyangwa dupfunda umutwe. But we thank God for nice ministries. Ariko noneho tukibuka Imana yo muri Nice Ministry, Because it's a refuge to those people that need help. kuko twabonye iyo Mana ko ari Imana ifasha abantu. I want to tell you about another person that was in the tomb. Ndagira ngo mubwire ngo hari umuntu wundi wari uri mu rwobo His rw'intare. name was Jesus. Uwo muntu yitwaga Yesu. And the lions thought they had him. Sorry. The lions thought they had him. Kandi noneho izo ntare igihe Yesu yari mumva, izo ntare zo mumva ntabwo zamuheraga. The devil thought he had him. Kuko icyo gihe abadayimoni bashaka kumufatira mu mva yari arimo. The Romans and the Jews thought they had him. Hanyuma abaroma n'abayuda ntabwo bigeze bamuherana mu mva. But he kicked and rolled that stone away. Kuko igihe kigeze yahiritse ikibuye cyari gipfundikiye imva, And he returned from the dead. hanyuma arangije asubiramo, And he let us all know. sorry, He let us all know arangije atuma twese tumenya yuko that nothing can hold us back. ko nta kintu na kimwe cyabasha kugumana umwami Yesu. Nothing was going to stop Daniel Yuko nta kintu na kimwe cyafata Daniyeli with his excellent spirit. igihe ari umwuka w'ubutsinzi. The Bible says Ibi biravuga ngo that the devil roams around like a roaring lion. igihe bahirikaga ikibuye ku mva ya Yesu bashyiramo Yesu, ni nk'uko bajugunyemo Daniyeli bagashyiraho ikibuye. Seeking whom he can devour, who he can eat. Sorry. Seeking who he can eat. Hanyuma intare nazo zihora zitonoma zishaka uwo ziconshomera. That's why we have to be sober. Niyo mpamvu dukwiriye kubaho rwose We have to be tumeze neza, We have to be vigilant in prayer kandi dukwiriye gukomera cyane mu gusenga, and trusting God kandi tugakomera cyane mu kwizera Imana. that even
are around, they can't eat us. I don't care what a witch or warlock says. Come on, man. I don't care what curse they speak against me. Amen. I don't care what spell they try to put on my house. Hallelujah. I know I have God with me. The Bible says, he who is in me is greater than he who is in the world. That means I have an excellent spirit within me. And the devil that's outside me is no greater than the spirit that is in me. Amen. That means we have power and authority because we have an excellent spirit. Yes, hallelujah. You see, when Daniel went in the tomb, and Jesus went in the tomb, everybody thought they were dead. Sorry? Everybody thought they were dead. Bantu batekereje ko birangiye bapfuye yaba Daniel yaba Yesu. But we know, ariko twebwe tuzi neza umunsi wa none because of the Bible, kubera ko Bibiliya yacu hano bitubwira that we have victory yuko dufite ubutsinzi over lions, dufite ubutsinzi hejuru y'intare zitontoma, demons, dufite ubutsinzi hejuru y'abadayimoni, sickness, dufite ubutsinzi hejuru y'uburwayi, and death. dufite ubutsinzi hejuru y'urupfu komera Imana amashi. Hallelujah. Hallelujah. So since you have an excellent spirit, rero kugira umwuka w'ubutsinzi cyangwa umwuka wo gukora ibintu neza, you're gonna prevail. Ugomba kuba umuntu utsinda. You're going to achieve Ugomba kuba umuntu ugera ku rundi rwego. great things in your life. Kandi ibintu bikomeye cyangwa ibyiza biri ku buzima bwawe. Because when God uses somebody, Kuko igihe Imana ikoresha umuntu, He uses them at the best of their ability. imukoresha ku rugero runini rw'ubushobozi yamuhaye. He makes them great. Ikugira umuntu ukomeye. Not in the world standards. Sorry? Not in the world standards. Atari ku kigero cy'ukwisi igira umuntu ukomeye. In the kingdom. Ahubwo kugira umuntu ukomeye ku kigero cy'ubwami bw'Imana. Do you know there's a kingdom? Ese muzi icyo bita ubwami bw'Imana? A place in heaven Ni ahantu ho mu ijuru, prepared for all of us. aho ngaho twese ko turi hano. And today, Uyu munsi wa none I want to tell you rero nkubwire that the Bible said ngo Bibiliya iravuga ngo when John the Baptist walked this earth, igihe Yohana Batista yagendaga kuri ino si, he said, repent for the kingdom of God is at hand. yaravuze ngo nimwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. And the kingdom is already here. Kandi noneho ubwami bw'ijuru buri hano hantu. The kingdom is already here. Ubwami bw'ijuru bwarangije kuba aha hantu komera Imana The amashi. kingdom is already here. Ubwami bw'Imana bwarangije kuba hano hantu turi. If there's anybody here Ese haba hari umuntu uri hano who has not received utari wigera yakira Jesus Christ as their Lord and Savior, Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, I want you to come up. ndagira ngo usimbuke wihute cyane hano bagusengere. Umuntu ushaka gukizwa agira ngo Is anyone? ari umuntu ushaka kwakira umwami Yesu. Number two. Ku cya kabiri, Amen. komera Imana amashi, komera Imana amashi n'undaraje n'abandi gukomeza kuza kugira ngo waguke muze dusenge. Nimba hari undi muntu ushaka kwakira agakiza nabamuke hano, muhagarare hano, muhagarare hano,
hano imbere y'ubwoko bw'Imana. Niba undi muntu ushaka kwakira agakiza ntagire kwabo, Satani ntakumbure ngo wiza bangukamo ino rwose. Number 2. Icya kabiri, if there's anyone here haba umuntu uri hano has received Jesus Christ as their Lord and Savior, akaba yarigeze kwakira Yesu umwami n'umukiza we, but has not received the baptism of the Holy Spirit, akaba atarigeze abatizwa mu Mwuka Wera mukomere no kugira amashyi, nawe natera intambwe yigire hino. hallelujah, mukomere amashyi, mukomere amashyi, mukomere Imana amashyi menshi cyane. Hallelujah, hallelujah, mukomere Imana amashyi menshi cyane. Niba nawe ukiri inyuma tera intambwe uze wakire Yesu. hallelujah, Hallelujah. if there's anyone here, hari umuntu uri hano you've been a Christian wahoze uri umukristo and you feel guilty, hanyuma ukabumva urubanza kubera wenda wari warigeze and you want to recommit your life to Christ today, cyangwa ugakora icyaha cyangwa ukaba ushaka kugira ngo wongere wiyunge n'umwami Yesu ugendere mu murongo muzima, waba uhari ushaka kongera kubyuka rwose, tera intambwe wigire hino. Hallelujah, thank you Jesus. Nawe niba hari tera intambwe. amen. The last one, noneho uwanyuma, if there's anyone here hari umuntu uri hano se that received Jesus Christ their Lord and Savior, wakiriye Yesu umwami n'umukiza we, but you've been being attacked by demons ariko ukajya rimwe na rimwe ujya watakwa n'imbaraga z'umubi and you need prayer, ukaba ukeneye ko tugusengera, I want you to come over here. nawe turagukeneye ngo uze tugusengere. Anyone that's been in spiritual warfare Bose bambuka mu gukomera amashyi y'umubyeyi nawe, Imana imukiza mu izina rya Yesu. Thank you Jesus. Ukaba ujya uterwa n'imyuka mibi, ukumva imyuka y'uburwayi, uburwayi budakira, imbaraga z'umubi zikaba zihora zikusengereza, wumva ushaka kubohoka, tera intambwe hano tugusengere. hallelujah. Hallelujah. Now I'm going to ask the church, none ugiye gusaba itorero, we're going to work together tugiye gufatikanya as we pray for them. dusengere bano bantu, I want you to put your right hand forward, kandi nagira ngo murambure ibiganza mu facing them, murambure ibiganza mu bitunge and come in agreement with us hanyuma twemeranye ko tugiye as they kubasengera. receive Jesus Christ as their Lord and Abangaba Savior. bagiye kwakira Yesu umwana n'umukiza wabo, tubasengere. Amen. Amen, Amen. amen. Ask them, Ndagira ngo mbabaze, do they realize that they're sinners? ese mwaba mwasobanukiwe ko muri abanyabyaha? And that Ndabyemeye, sibyo? Mugiye gusubiramo ano magambo hanyuma dusenge. Baravuga ngo mwami Yesu, wowe ntabwo uri kubivuga, reka dusubiremo. Mwami Yesu, nijeje umutima wanjye kandi natuje akanwa kanjye ko wapfuye kubera ibyaha byanjye, upfira ku musaraba, urabambwa, hanyuma urazuka kugira ngo mbone ubugingo buhoraho, kugira ngo mbone aha ibyaha byanjye byose, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka, ubimbabarire, unyejeshe amaraso yawe yamenetse ku musaraba. Ndizera ntashidikanya ko mbabariwe, ko mbaye umwana w'Imana. Uhanagure amazina yanjye mu gitabo cy'urupfu, uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Ibi mbyemereye imbere y'abantu bose ko mbabariwe, kandi ngijeje umutima wanjye ko mbabariwe mu izina rya Yesu. Amen. Mukomere Imana amashyi. Ngiye kubasengera, mufukame hasi basengera. I'm gonna pray for them. Ngiye kubasengera. Data, reka nsaba abashumba bari hano mwese murambure ibiganza kuri aba bantu, tubasengere. Ubuzima bwabo n'amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ubu nubwo bava mu mubiri none ahangaha bahita bajya mu ijuru.
nuko mwigire hino dusengere ubwoko bw'Imana. Ubu mwijuru habarimo barabyina. They are rejoicing in heaven because of these two people. We're gonna pray for them. Mwami Imana tugushimiye aba bashiki banje bapfukamye hano Mwami Imana. Barakwizeye yuko bababariwe rwose kandi natwe turabyizeye yuko bababariye. Turizera yuko ubahanaguye mu gitabo cy'urupfu ubanditse mu gitabo cy'ubugingo. Bagirire neza bahe gukura mu gakiza rindi namwe zabo. Satani turabizi katishimye ko bamucitse, niyo mpamvu dusenze imbaraga zima zibagote ama ukomeze kubarwanirira. Umwami Imana ndasenga ngo umugambi mwiza ufite ku buzima bwabo guhera uno munsi wa none utangire gusohora ku buzima bwabo, batangire kwinjira mu masezerano, ukingura amarembo y'umugisha ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo turasenze kandi twizeye. Urakoze Yesu kubikoze muri aka kanya, tugukomeye amashyi tuvuga ngo amen amen. Imana ibahumugisha. Nimuze mu baferesite mu bahobere. Hanyuma ndasaba mushumba Jean Marie abahobere kandi abajyane abandike amazina yabo n'nimero zabo za telefone. Uyu ni umushumba wanyu, mukurikire rwose aba bantu mushumba. Igihe cyose nzajya nkubaza ngo abakobwa babiri bari hehe rwose, uzabasure uzabahamagare. Yesu we sindi ubwire nanjye ngufashe. Amen amen amen. Reka dukomere Imana abashe kubwira. Babandi bifuza kubatizwa mu mwuka wera, babandi twavuze ngo bashaka kubatizwa mu mwuka wera. No, you now. Yeah, these three. Aje kubasengera. We're gonna pray for them. Okay. Give me something I'll let you. Father God, I pray today in the name of Jesus. kubera ari evangeliste n'ubundi nawe. Because Pastor Mark is an evangelist. Hanyuma ndamuguhaye nta kibazo rwose. He went to hug you as the spiritual father. Reka dukomere Imana amashyi. Hallelujah. Yes. So now I'm feeling free because I've said this. Amen. Yes. So what I want to what he want to ask me. Ndasaba ko bari abashumba bigira hino bombi Mama Gikundiro na n'umutware. He want to welcome Mama Gikundiro ukina neza ariko mwamukomeye ariko abantu ariko sipopozakire na Papa Gikundiro dukora umurimo w'Imana ku musozo. Amen. So they sat together with this couple. This couple, this is pastor and this is pastor also. They serve together with Jado at the same mountain. And it's not easy, as you can see. This area, it's not like the area we came from. Even the people around here, most of them are illiterate. But these people have too many followers in this area. So as Pastor Jadon knows our ministry, which is Woody, he requested Woody to partner with them. And they want us to visit them. When they say they want us to visit very soon, it means me, because I'm around here. Me and Victor Noella, we will visit them very soon. And he requests us to start from the church of these two people. Not his church. You can see this man. Not his church. To start with this church. This man. God bless you, man of God. Hallelujah. Ariko mukomere Imana amashyi k'uyu mugabo adasabye ko duhererwe aho duhera ku bavandimwe. Uyu mugabo Imana
cyane. hanyuma ibindi So other thing, muzabiganira nabo we will talk with him. kubera yuko nzi ko mufite ubushobozi bwo kuba mwafatikanya umurimo w'Imana. Sorry? Kubera ko mufite ubushobozi bwo kuba mwafatikanya nabo umurimo w'Imana. Because God enables us to serve and to help the people. Njye narabasezeranije And he promised them ko abashyitsi banjye bazaba bawe. when his visitors come, he will request his visitors even to visit them. Kandi tuzadusangira ibyo tubonye muri Kristo Yesu. And we will share what the Lord will provide together with them. N'abantu beza. They are good people. I can see them. They are good people. Amen. That's what he wanted to say in the eyes of these people. Bakisubira mu myanya. Imani bahumuje. Reka dukomere abana utumye tubamenye. And now you introduce us to them. Hanyuma natwe utumye batumenye. There's no better bondage or seal. Rero nta murunga urenze uwo ngo kutuzirikanya nabo wundi urenze. To bring us in prayer to God. Urenze kuba twasenga tukanabasengera. So I want to pray for my spiritual son. Agiye gusengera uriya muhungu we wo mu mwuka. And I want to pray for the pastors. Hanyuma agiye gusengera nabo n'abashumba. Together. Hanyuma tugiye kuba tubikora twese. We all want the best for them. Kuko twese tubifuriza ibyiza. Rero reka dusenge. So Father God, I thank you so much. In the mighty name of Jesus Christ. Turashimira timu yose guturuka muri Amerika. We thank the whole team. We thank the whole team from America. Muzaduhere ntacyo bene data muri We will Amerika. give you the greetings to the people, to the fellow believers of America. Reka tubahereze ntacyo tugire gutya. Tugire gutya tubahereze Those are the ntacyo greetings from bazabatasha. Rwanda, Kigali. Kandi mubabwire yuko natwe turi mu nzira vuba tuzaza muri Amerika. And do tell them that we are soon to you. We are coming soon to you to tell you what the Lord has done here. Amen. Yes. We are coming. Ku ruhande rwa ministry nyoboye abijuru. In the names of the nice ministry he's leading, and Abijuru ministry, Abijuru ministry. Yeah. Tubagiye mu mwenda wo kubakunda. and we have a debt of loving you. Hanyuma tuzabasura muri Amerika. And we will come to visit you in America very soon. Vuba. Very soon we will come to America to visit you. Kandi zikona Chris vuba agomba kubasura. And he know very sure, and I know I'm very sure. Very soon I'm coming to America to visit you and to bless you. And oh my God, I'm very soon I'm coming to America. Amen. Amen. Reka rero dusubikira aha duhereze Apostle adusoreze. So we're gonna wind up our concert. We want Apostle to pray for the congregation. Adusengere adusabire umugisha w'abatambyi. We're gonna pray for them and blessing them as we wind up. Imana ibwira Mose ngo nabwira Aroni n'abana be ngo. And God told Moses to tell n'abana be ngo bajye bahesha umugisha Abisirayeli. And God told Moses and his sons to bless the whole Israelites. Bavuga ngo Uwiteka akugirire neza. And they have said, may God do good to you. Aguhe umugisha. May God bless you. Akurebe neza. May God look good to you. Aguhe amahoro. May God give you peace. Niyo mpamvu rero Apostle yabyerejwe kugira ngo adeshe umugisha. Reka duhaguruke That's why we want Apostle to bless us like that. Ngo bye. Father God, Data mu izina rya Yesu. Abba, creator of the heaven and earth, umuremyi w'isi n'ijuru. we are standing here Duhagaze hano as your children, nk'abana bawe. each and every one of us. Buri wese uri hano. But I ask you today, Father God, ndagusaba data wo mu ijuru that you see these people in front of me, ngo abantu urebe imbere yawe, these people in this territory, abantu batuye muri aka gace, and I ask that you pour out your love in this territory. ndabasabiye kugira ngo basukire urukundo rwawe, urusuke runyanyagire no kuno musozi. I ask, Father,
kandi ndagusabye nyagasani that you pour out your peace as well. ngo usuka amahoro yawe asesekare kuri buri muntu wese ugiye kwaka gace kandi asesekare no ku butaka. Lord God, I ask God that they will receive your joy today. kandi ndabasabiye kugira ngo bakire umunezero uturuka iwawe mu ijuru. We rebuke the spirit of heaviness and give them the garment of praise. turirukana umwuka wose wabatsikamiraga ugatsikamira n'umusozi mu izina rya Yesu. I pray that their land will be blessed. kandi ndasenga kugira ngo bahabwe umugisha n'ibyabo bihabwe umugisha. Their crops will be blessed. kandi n'ibyo bakora bihabwe umugisha. Their business will be blessed. n'imirimo yabo yaba y'ubucuruzi n'iyindi yose ihabwe umugisha. That there always be food on the table. kandi uje utegura ameza yabo uyuzuze ibitunga imiryango yabo mu izina rya Yesu. And clothes for the cold nights. kandi uje ubasha kubambika nk'uko wambika ururabo mu izina rya Yesu. Because you are their Father. kuko uri hariya kugira ngo utugirire neza. They serve you. kandi nabo bari hano kugira ngo bagukorere. And they love you. kandi baragukunda. And I ask, Father, kandi ndagusabye nyagasani in your book of Ephesians, mu gitabo cy'Abefeso chapter 1, mu gice cya mbere verse 3, umurongo wa gatatu it says that we have all the spiritual blessings in heaven. abaho dufite umwuka n'umugisha n'imigisha y'uburyo bwose. And I ask, Father God, kandi ndasaba Mana that all that you have for them in heaven, ibyo ufite mu butunzi bwawe bwo mu ijuru that by'imigisha they will receive it today in Jesus' mighty bakiriye name. imigisha mu izina rya Yesu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. God bless all of you in Jesus' name. Imana yawe umugisha mwese ko muri hano mu izina rya Yesu. Amen. And may God protect you kandi Imana ibarinde. from any dark forces, Imana ibarinde buri mbaraga zose z'umwijima. any evil plans, Imana ibarinde buri migambi yose y'umubisha. or any weapons formed against you. kuko kandi turasanga buri ntwaro yose yacuriye ku barwanyi. He will protect you in Jesus' mighty name. Imana ibarinde mu izina rya Yesu rikomeye. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukabisohoza. mwami icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisohoza. Haleluya.